Ni mu masaha y'igitondo, umuvandimwe rero wa Ben arabyuka akitegura kugira ngo ajye ku kazi. Amara kwitegura akabona ntabwo ari kubona Ben nawe yiteguye ngo bagende, ahita rero amusanga mu cyumba maze agahita amukomanga kugira ngo amukangure. Ben rero akangukira hejuru ati habaye iki? Habaye iki ko uri kunkangura? Naho rero umuvandimwe we ati uracyaryamye aya masaha? Ntabwo se uri bubyuke ngo tujyane ku kazi? Ntabwo turi kujyane gucuruza? Naho Ben ati ubwo se ni uko nguko ugomba kunkangura? Kubera iki se ubundi wankangura kino gitondo? Naho umuvandimwe we ati ariko uzi ko ari saa yine? Ben ati hoya rwose wimbeshya, ntabwo ari saa yine, ubu ni nka saa 2 cyangwa se saa 3 ziri hafi kugera. Ariko kandi nanakubwiye ko rwose utagomba kuzajya umbyutsa ngo tujyane muri business yawe, kubera ko ntabyo nshaka. Ngewe ngomba kuzajya muri Amerika ngakora business y'inzozi zanjye ngatera imbere. Ibi biriya byawe simbikunda. Urumva se undi wakungukira hehe kunkoresha akazi ntakunda? Ntabwo mbikunda rwose habe na gato. Mukuru wa turavuze ngo ntabwo bikunda. Hanyuma se utekereza ko amafunguro ufata mu gitondo, saa 6 na nimugoroba aba yavuye hehe? Utekereza ko tuba twayacukuye mu butaka se? Ava muri iriya business uvuga ko udakunda. Byuka gira vuba, ntabwo ndi bugusiga aha. Ugomba kujya kumfasha ariko ubunebwe. Umuntu w'umusore nkawe wize amashuri nkayo wize, ufite imbaraga nk'izo ufite, ukaba udashobora kuza kumfasha? Ben atumva nkubwire, reka gukomeza rwose kunsakuriza, nkeneye kwiryamira kandi ntuzongere kumbyutsa muri ubwo buryo. Uzi ko neza neza urugi waruruntuye hejuru. Ahita ahindukira rero maze akongera kwiyorosa. Mukuru we rero abona uyu musore yanze kuva mu buriri neza neza, maze we nyine akigendera. Ku mugoroba rero Ben yaritunganyije maze ajya kureba umukunzi we Jackie kuri kaminuza aho yari yagiye kwiga, dore ko nyine buri gihe ku mugoroba yarambaraga maze akagenda bagatahana bagenda baganira n'amaguru, dore ko nyine Ben nta modoka yagiraga. Nyamara uwari kumureba ukuntu ari umusore w'ibogari ufite amatuza agera hariya hirya, wari kugira ngo rwose afite n'amafaranga, naho rwose nta n'igiceri cy'icumi yabaga yifitiye. Baraje rero bagera nyine iwabo wa Jackie maze bahagarara muri parikingi bari kuganira. Ben ari kubwira Jackie ati iyo nza kuba umukire nkaba mfite amafaranga nari kuguha ibintu byose ukenera, ariko ikibabaje ndi umusore nyine w'umukene, nta kintu mfite urabizi, ariko igihe nzabonera amafaranga nzayaguhundagazaho bikurenge. Naho rero Jackie ati ndabizi nyine rega, nanjye se ko nta mafaranga mba mfite? Amafaranga bafite mukuru wanjye aba afite amafaranga menshi, ni umukire, nanjye nyine niwe ngenderaho, nanjye nta kintu mba mfite. Ben ati naho ngiye rero mukuru wanjye we rwose ubu ngubu bimaze kungera ahantu arambyutsa ngo ninze ngo tujyane ku kazi ke, ntashobora gutuma rwose niryamira. Naho Jackie atariko wakabaye umwumva, wakabaye umufasha kubera ko we nta kazi ufite muri iki gihe, wakabaye rwose umufasha. Ben rero yamubwiye ko bashwanye, maze Jackie ahita amubwira ati rero uze gucunga nyine ubona ari guseka maze ugende umusaba imbabazi, kuko ntabwo ari byiza ko turakaranya n'abavandimwe bacu. Ben rero yahise amubwira ati yego. Jackie yahise amubwira rero ati reka ninjire mu nzu kubera ko mukuru wanjye ndabona yaje, dore imodoka yaho iparitse, asohotse akambona ndi hano ntabwo namukira. Ben rero yaramusomaguye amusezera, amusoma ku matama, amusoma ku biganza, arakomeza nyine aramusomagura inshuro nyinshi. Naho rero umukuru wa Jackie yarasohotse maze ahita asanga Ben ari kumusomagura. Yahise amubwira ati ndabona uri gusoma murumuna wanjye nkaho wamaze kwishyura inkwano. Bahise rero nyine barekurana, maze mukuru wa Jackie ahita amubwira ati injira mu nzu ugira vuba. Naho rero uyu musore Ben we rwose nta kintu bari kumubwira ngo kimurakaze, dore ko n'ubundi yari ari guseka ati sister wanjye umeze neza se, kandi yabaga yanamwubashye cyane rwose nka mukuru w'umukunzi we. Mu masaha rero y'umugoroba cyane bari gufata amafunguro, Jackie ndetse na mukuru we bari ku meza, telefone ya Jackie ibiri gusona buri kanya utumesaje tuza. Mukuru we rero amureba urujisho maze akamubwira ati ubwo wabona ari wa musore mwari muri kumwe hanze uri kukwandikira? Naho Jackie ati hoya rwose ntabwo ari we. Mukuru we rero ahita amubwira ati ngewe inama nakugira nka mukuru wawe nuko rwose ibintu by'abasore wabishyira ku ruhande ukabanza ukiga. Fata imbaraga zawe zose uzishyire ku masomo, maze ubanze umenye uko abantu bakorera amafaranga. Ibyo byose nubisoza abagabo bazizana nta kibazo, ariko ubu rwose wikwemerera abagushuka kubera ko ufite byinshi byo gukora.
niko kandi amamesaje aba akomeza kwisukiranya muri telefone ya Jackie. Mukuru we nyine akomeza amureba ikijisho ati izindi mesaje kandi, naho Jackie ati ni abantu bo ku ishuri bari kunyandikira. Mukuru we yaramubwiye ati none se ntabwo wifuza kuzamera nkanjye? Sindi urugero rwiza kuri wowe? Jackie ati cyane rwose ndabyifuza, kandi mba mbona ndamutse mbigezeho byaba ari byiza cyane. Mukuru ati rero ngiye kugira ngo mbigereho, icya mbere nuko abasore nabashyize ku ruhande maze nkaba concentre ku masomo yanjye. Nyuma yaho rero nabaye concentre ku kazi kanjye kugira ngo mbanze nshaka amafaranga. Nutabigenza gutyo rero rwose nawe ndabizi uzabyicuza. Ibi ndi kukubwira kano kanya wagira ngo biri kwinjirira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi, ariko hari umunsi uzabitekerezaho maze wibuke ko nabikubwiye. Ku rundi ruhande rero Ben na mukuru we nawe rwose bari bari mu miserero. Ben yari ari kubwira mukuru we ati nukuri ndakwinginze mbabarira maze ndeke nisohokera igihugu, ubundi nyine njye gukurikirana inzozi zanjye. Naho rero mukuru we ati ntabwo ibyo bintu bishoboka, ugomba kuguma hano ukaba ari ushakira ubuzima, ugomba kuguma hano ukamfasha. Ibyo nkora na papa wacu nibyo yakoraga, sinumva rero impamvu udashobora kubimfasha, ikindi kandi biratugaburira nawe urabibona. Naho rero Ben atari kongeye mfite inzozi zanjye, ubwo rero sinzi impamvu ukomeza kumpatiriza gukurikirana inzozi zawe, biriya nyine nibyo ukunda ariko njye simbikunda, kandi sinzi impamvu rwose ukomeza kumbangamira. Umushuti wanjye ntubizi ko yasohotse igihugu akajya hanze, nyamara ubu ibintu byose bikaba byaragenze neza. Naho mukuru we amubwira ati hanyuma se utekereza ko desite ya mushuti wawe n'iyawe ari zimwe? Ntabwo mufite igeno rimwe. Sinibaza rero impamvu ushaka kumukurikiza. Kora ibyawe, reka gukomeza gushaka kwiruka inyuma y'inzozi zawe, kora nyine ibishoboka biri hafi. Naho rero Ben ntabwo rwose aba ari kubyumva. Mukuru we rero yabonye uyu musore atari kumwumva maze ahita amubwira ati niba rero utifuza kumfasha, ndashaka kukubwira yuko ugomba gushaka ahandi hantu uzigira, kubera ko ntabwo nakomeza kugutunga kandi uri umuntu mukuru ndetse rwose utananyubaha. Ben yahise amubwira ati niba aricyo cyemezo wafashe nta kibazo rwose. Yahise ahaguruka yihuta maze ajya mu cyumba, imyenda ye yose ayishyira muri varize. Yarasohotse rero maze mukuru wabona ibintu byabaye seriye, nyamara ntabwo yari azi ko ariko bimeze. We yakekaga ko rwose ari kwikinira. Yahise amubwira ati Ben we rwose wigenda, ntabwo ari ibyo nashakaga kuvuga. Ben ati wabivuze rero, niba wambwiye yuko utagishoboye gukomeza kungaburira, ubwo reka ngende nyine, kandi ndabizi neza ko nzagera ku nzozi zanjye tutari kumwe. Reka ngende nshakishe, ndabizi rwose uzambona ndi umusore ufite ikintu yagezeho. Mukuru we rero ntabwo aba abyumva, dore ko aba abizi ko murumuna we nta faranga na rimwe afite, ndetse rwose n'ibintu byo gukora abyanga cyane. Yibazaga rero ahantu agiye kuba n'uburyo agiye kubaho, akumva ntabwo ari kubyumva. Yaramwinginze ngo ntagende, ariko Ben yari yamaze kurakara. Yafashe varize ye nyine arasohoka aragenda. Yahise agenda rero maze ajya kwa Jackie. Yarakomanze, ku bw'amahirwe Jackie yari ari hafi. Jackie rero yaraje ahagarara iruhande rw'urugi ati ninde uri gukomanga, dore ko yari amasaha nyine y'ijoro. Naho rero Ben yahise amubwira ati ni njyewe sheri wawe Ben. Jackie nyine yaratunguwe ukuntu uyu musore ari gukomanga hano mu masaha y'ijoro. Yaramubwiye ati ndeka ndaje ngufungurire, gusa nyine mukuru wanjye nawe arahari. Yatangiye gufungura urugi rero, maze mukuru we wumvaga inzugi ziri kuvuga aba nawe avuye mu cyumba aje muri salo. Jackie rero akimukubita amaso yahise avuga buhoro ati mukuru wanjye araje butuje. Mukuru we rero yaramubajije ati ko numva uri kwivugisha, urashaka kujya hehe muri iri joro? Naho rero Jackie ati hoya nta hantu rwose ngiye, nari nje kwifatira amazi yo kunywa, kubera ko nyine nari ndi kuri telefone ndi kuvugana n'abantu twigana, rero numvise inyota inyishe maze nza kwifatira amazi. Gusa nyine nahise mbaza gucekinga niba inzugi zose zifunze, ntubizi se ko najya ndyama ntamenye niba hose hafunze. Mukuru we ati nta kibazo, noneho reka njye kwiryamira, gusa nyine urebe n'amadirishya maze umenye neza ko hose hameze neza nta kibazo. Jackie rero yamubwiye ati yego. Mukuru we yamaze gusubira kuryama maze Jackie ahita afungura, nyamara akimara gufungura yahise abona Ben afite varize. Ben yahise amuhobera ati urakoze kumfungurira, ni ukuri kandi umbabarire kubw'ibibazo byose nguteje.
yahise rero amubwira ko mukuru wamwirukanye kandi nyine nta handi hantu na hamwe afite ho kujya. Ati mbabarira nibura uncumbikire iri joro, ahari nyine ejo nzaba nabonye igisubizo namenye aho najya. Nta yandi mahitamo rero Jackie yari afite uretse nyine ayo guhisha uyu mukunzi we maze bugacya bakareba nyine icyo gukora. Yahise amubwira rero ati ngaho nyine ngwino ugenda buhoro ariko tujye mu cyumba cyanjye maze ujye kumbwira neza uko byagenze. Mu gitondo rero Ben yakanguye na Jackie amuzaniye amafunguro ya mu gitondo. Jackie yaramubwiye rero ati namaze kugutegurira ibya mu gitondo, maze Ben ahita nyine abyuka yafashe amafunguro ayafatira hano mu cyumba. Yashimiye rero Jackie kuko nyine amafunguro yari ameze neza cyane. Jackie yaramubajije ati hanyuma se gahunda z'umunsi ziteye zite? Naho rero Ben ati ndateganya nyine kuza guhamagara mushuti wanjye, ndifuza ko yangira inama maze akambwira inzira byazacamo nanjye nkibona muri Amerika. Jackie yahise amubwira ati none se nta bindi bintu uri gupanga nko kuba waba ushatse n'akazi hano igihe ibyo byose bitarakunda? Jackie yabonye ko nyine uyu musore bisa nkaho rwose ibyo nta gitekerezo abifiteho, maze ahita amubwira ati nta kibazo niba nyine ibyo utarabitekerezaho uzaba ubitekereza witonze. Ben rero yahamagaye wa mushuti we maze nyine amubwira ko rwose yumva yamaramaje ashaka kuzajya muri Amerika. Uyu mushuti we rero yaramubwiye ati icya mbere ni ukubanza gushaka ishuri umuntu nyine yakwigamo, ugashaka kandi ishuri rizakwishyurira buruse 100%. Ikindi rero hano ntabwo ibintu biba byoroshye, turakora cyane kubera ko ntabwo wakwiga gusa, ugomba nyine no gushaka utuzi ugenda ukora. Ben rero yaramubwiye turabizi ni wowe muntu tuziranye kandi niwe wamfasha, mbabarira ubimfashemo. Uyu musore yaramubwiye ati ubwo uze kunyoherereza amadosiye yawe ndaza nyine kureba icyo nabikoraho. Ben kandi yamubwiye uko bimeze kano kanya ko ari kuba ku musheri we, maze uyu musore aramubwira ati ibyo bintu ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiriye umuntu w'umusore nkawe kuba uri kwihisha mu cyumba cy'umukopine wawe uri gucungana n'uko mukuru batakubona. Ntabwo rwose ibyo bintu bigukwiriye ntibikubereye. Ben ati niyo mpamvu nanjye ndi gushaka uko nabigenza kugira ngo nsohoke muri ubu buzima, kubera ko rwose nanjye ndabibona ko atari byiza habe na gato. Ku mugoroba rero Ben ndetse na Jackie baba bicariye muri salo bibereye mu rukundo nyine bya bindi byabo, babaga bari kwisekera bari kwisomanira biganirira, baba bari gusangira utubiswi ndetse n'akaji, ubona rwose bishimye banirebera agafilime. Bajya kumva rero bakumva nyine umukuru wa Jackie arakomanze. Jackie ahita amubwira ati aratashye, iruka agenda wihishe mu cyumba. Ben rero ahita ahaguruka n'ikirahure cye birumvikana kuko ntiyari kwasiga ibirahure bibiri, maze agahita abwira Jackie ati reka ngenda ariko ubwo nawe ntuze gutinda muri salo irungu ritaza kunyica. Yahise agenda rero ajya mu cyumba, maze kubera ko nyine bashyizemo umwanya kugira ngo bafungure babanje gutindaho gato nyine kugira ngo Ben abanze kugera mu cyumba yihishe. Mukuru wa Jackie yari yamaze kurakara. Jackie agifungura yahise amubwira ati ni ukubera iki washyizemo umwanya munini kugira ngo umfungurire? Jackie ati umbabarire nari nabanje kujya muri toilette hariya hejuru muri etaje, ubwo rero niho numviye ukomanga, ubwo urumva kuvayo nyine ni umwanya munini. Mukuru we yari ari kumureba ikijisho kubera ko yari yamuhereje inyuma y'urugi umwanya. Jackie rero aramubwiye ati umbabarire atari ko nyine nizere yuko wagize umunsi mwiza. Ni nako kandi bari kumwaka isakoshi ngo amutwaze. Jackie yubahaga mukuru we cyane rwose, yamufataga nkaho ari we mubyeyi we. Umunsi wakurikiye rero umukuru noneho wa Jackie atinda kujya ku kazi. Jackie nyine abura ukuntu ashyira ibyo kurya Ben muri cya cyumba, aratinda cyane nyine Ben inzara iba yenda kumwica. Igihe rero yagendeye Jackie yahise aza yiruka amuzaniye amafunguro. Ben rero yahise afata amafunguro nk'umuntu utari uherutse kurya. Naho rero Jackie atumbabarire natinze kuyakuzanira. Ben ati nari mfuye neza neza. Jackie ati nyine mukuru wanjye yatinze kugenda maze mbura ukuntu nkuzanira amafunguro, nyamara
telefone ya Ben yari iri gusona itavaho. Jackie yaramubwiye ati kuki utari kwitaba umuntu uri guhamagara? Ben ati hoya ntabwo ndi bumwitabe, ni mukuru wanjye kandi rwose niwe wanyirukanye. Naho rero Jackie atari ko nukuri wakabaye umwitaba, ubu araguhangayikiye kubera ko azi ko nta handi hantu wakabaye uri ndetse nta n'amafaranga wari ufite. Ndabizi neza ko buriya rwose umutima wenda kumuvamo neza neza, wakwihangana ukamwitaba. Naho rero Ben ati hoya ubwo ntabwo ari uyu munsi ndi bumwitabe, nzaba mwitaba ahubwo ikindi gihe. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Jackie abaza Ben ati none se sheri, mbwira nyine gahunda ufite, none se uzaguma hano ubuzima bwose? Cyane cyane ko bitashoboka kubera ko umuvandimwe wanjye arancunga cyane akubonye kandi rwose ntabwo byaba ari byiza. None se nta yindi nshuti ugira ku buryo waba ugiye kubayo? Naho rero Ben ati urumva nyine inshuti ndazifite ariko nta nimwe nakwizera kubera ko n'ubundi uwo najyaho wese yahita abibwira mukuru wanjye aho ndi, ni wowe wenyine nizeye. Jackie ahita amubwira ati urumva nyine nk'ikibazo mfite nk'ejo nzajya ku ishuri. Ndibaza rero umukuru wanjye yongeye agataha kare nk'uko asanzwe abigenza maze agataha ntaragenda uko byagenda. Ben ati humura nzaguma mu cyumba sinzigera nsohokamo, humura rwose ntaho twahurira, nzagumamo kugeza igihe uzazira. Jackie akomeza kumubaza ibibazo ati hanyuma se mu by'ukuri nyine uba wumva ubuzima bwawe bufite ikihe cyerekezo? Ben ati numva nyine nifuza rwose kuzajya hanze ngakora cyane nkaba umuntu ukomeye, ndifuza nyine kuzabona amafaranga menshi kandi icyo gihe nimara kubona amafaranga menshi sinzigera nkwibagirwa kubera yuko tuzahita dukora ubukwe maze uba umugore wanjye. Jackie rero yahise amubwira ati ni ukuri nguhaye umugisha rwose kuri ibyo kandi nanjye nditeguye nyine igihe uzaba uri umuntu urenze, ariko nanone kugira ngo ubigereho icya mbere nuko nyine ugomba kubanza gutekereza gukora, byanze bikunze ugomba gukora cyane. Naho rero Ben ati ntuhangayike rwose mukunzi, mbirimo kandi mbihagazemo neza, humura rwose ndabizi uzaba proud yanjye ibi byose nibimara gutungana. Buracya rero Jackie akitegura ngo ajye nyine ku ishuri, gusa arabanza agafata ibintu byose akabitegura hano mu cyumba, ibyo kurya, amazi, amaji, imbuto, buri kimwe cyose ku buryo nta kintu na kimwe kiri buze gutuma Ben asohoka muri kino cyumba. Yarasohotse rero maze asanga mukuru we muri salo. Mukuru we yahise amubaza ati harya Jackie wambwiye ko ukeneye amafaranga angahe? Jackie ati nakubwiye ko nkeneye ibihumbi 50. Mukuru we rero yahise abimuha maze Jackie ahita amubwira ati reka ndaje, nibutse ko nyine telefone yanjye nyisize mu cyumba. Yasubiye mu cyumba maze afata ya mafaranga ahita yahereza Ben atakira ni ibihumbi 50. Ndakeka nyine byagufasha, ndabizi ko nyine uri mu bihe bikomeye, ngomba gukora uko nshoboye rero maze nkagufasha. Gusa nyine aya mafaranga yaraye amasomo yanjye, ariko nta kibazo ndaza kwiyaranja maze nshaka umwana ubyumva neza ubundi amfashe ansobanurire ayo nari kuyishyura umwarimu wari kuza kubinyigisha. Ben rero yaramushimiye cyane nyine ati urakoze, gusa igihe nanjye nzaba nyine hari uko meze sinzigera nkwibagirwa na rimwe, sinzibagirwa ukuntu wamfashije, ndamutse nanakwibagiwe naba ndi umusazi rwose. Jackie yongera kumwibutsa ati dore ibintu byose biri hano, ntihaze kugira ikintu na kimwe gituma usohoka muri kino cyumba kuko sinzi niba mukuru wanjye atari buze kuza kare nk'uko bisanzwe. Kubera ukuntu rero Jackie yatinze kano kanya, yarasohotse maze asanga mukuru we amutegereje umwanya munini. Mukuru we yahise amubaza atari ku bundi nkwibarize, muri kiriya cyumba cyawe hasigaye harimo ibiki bituma utagisohokamo? Usigaye witegura ntusohoke? Ndibaza rwose ibintu ufite muri kiriya cyumba. Naho rero Jackie n'ubwoba bwinshi ati oya nta kintu rwose na kimwe kirimo, ahubwo nyine nari nabanje kubura telefone yanjye aho nayirambitse. Bagiye mu modoka rero baragenda nyine kuko yagombaga kumutwara maze akamujyana ku ishuri nk'uko rwose bari babitekereje. Mukuru wa Jackie yatashye kare uyu munsi, yaraje rero maze yicara muri salo. Naho rero ku rundi ruhande Ben we
yari yafashwe n'inkorora atazi ahantu yaturutse, nyamara amazi yose yo kunywa yari yayamaze. Yari ari kujya akorora akumva hari uwamuha amazi agasomaho nibwo yarekera. Mukuru wa Jackie rero yarinjiye ari kuri telefone, maze nyine yicara muri salo. Yagiye kumva yumva umuntu arakoroye, ariko kuko yari ari kuri telefone yagize ngo niwo bari kuvugana uri gukorora. Yaramubajije ati se ni wowe uri gukorora? Naho rero uyu bavuganaga ati hoya ntabwo ari njyewe. Naho rero mukuru wa Jackie ati ubwo wabona ari abandi bantu nyine bari ku ruhande aho ngaho. Bakomeje kuvugana ariko akajya yumva rwose ari kumva nyine ibintu atazi. Nyamara Ben nawe kwihangana byaranze kuko inkorora yari yamurembeje. Yarafunguye rero buhoro, maze abona nyine uyu mukobwa yicaye mu ntebe yaciyeho anyonyomba, maze aragenda afungura firigo afata amazi. Yarongeye asubira mu cyumba maze arafunga, yarayanyweye nyine yumva araruhutse. Nyamara akimara gusubira mu cyumba, mukuru wa Jackie yikanze umuntu maze abwira uwo bavuganaga kuri telefone ati buretse gatoya ndaje nongera ngo uhamagare nko mu munota umwe. Yahise rero yinjira mu gikoni, dore ko ariho yatekerezaga ko yumvise nyine ibintu bidasanzwe. Akigera rero mu gikoni yararebye abona nta kintu na kimwe ari kubona. Nyamara Ben we yari yavuyemo kare yongeye yisubiriye mu cyumba. Yarebye ahantu hose rero abona ni amahoro. Telefone rero yahise yongera irasona, dore ko nyine bari bafite ibintu bari kuganira kuri telefone. Ntabwo rero yongeye kumva nyine ibintu mu nzu kubera ko Ben yanyweye amazi ahita arekeraho gukorora. Yategereje rero igihe Jackie ari buzire, dore ko yabonaga noneho rwose ari nkaho yategereje ikinyejana cyose. Siwe rero wabonye rwose Jackie aza, gusa yarafunguye, maze Ben n'ubundi umutima wari warangije kuvamo kare. Yarikanze cyane, yari atekereje ko ahari ari umuvandimwe wa Jackie ufunguye. Kubw'amahirwe rero yasanze ari Jackie, yahise yiruhutsa. Jackie ati ko wikanze cyane se hari ikintu cyabaye? Ben ati hoya nuko gusa nari ngutegereje, numvaga rwose narambiwe. Jackie ati amasomo yabaye menshi natinze. Yahise atambuka rero arabanza aramuhobera ati none se wirute sheri? Naho rero Ben ati niriwe neza, ahubwo se wowe mukunzi umunsi wawe wakugendekeye gute? Jackie ati nanjye umunsi wangendekeye neza, ariko nari ngukumbuye. Yarebye rero aho yari yamusigiye ibyo kurya, maze abona byose yabimaze, yaba amaji yaba imbuto yaba ibiryo byose yabimaze. Yahise amubaza ati ko ndeba se byose byashize, ubu inzara ntiyakwishe? Ben ati hoya ntugire ikibazo, meze neza cyane rwose, ntabwo nshonje, kandi nyine uba wakoze kunyitaho. Uyu musore yagiraga umutima mwiza kandi yabaga ashimishijwe n'ibikorwa nyine Jackie yamukoreraga, dore ko Jackie nawe yari umwana mwiza cyane. Umunsi rero wakurikiye, Jackie yabwiye Ben ati ndifuza kugusohokana maze ugafata akayaga ko hanze kuko ntabwo wabivamo guhora mu nzu gusa. Barambaye neza rero maze bajya muri resto bajya gusangira. Bagezeyo Ben yaramubwiye turakoze cyane gutuma mfata akayaga, ubundi nyine iriya ni nka gereza ndimo, ariko gereza iri speciale kubera ko nawe uyirimo. Jackie rero yaramubwiye ati natekereje numva ugomba gufata akayaga rwose niyo yaba amasaha makeya, numvaga rwose ubikeneye kugira ngo ubwenge bujye ku gihe. Ben ati niyo mpamvu nkibasha kugira icyo nikorera nzahita rwose nkugira umugore wanjye. Naho rero Jackie atese buriya urankunda bingana gutyo? Naho Ben ati none se, ati ndagukunda cyane ahubwo birenze uko wabyumva, uri umukobwa udasanzwe, uri umukobwa uri special kuri njyewe. Ntabwo rero rwose nahomba kukugira umugore, naba ndi umuhombyi, ahubwo ntinze kubona ubushobozi gusa ngo maze wirebere ibikurikira. Barasangiye rero bishimye, Ben abwira Jackie ati ndagukunda. Jackie nawe amubwira ati nanjye urabizi ko ngukunda, ntabwo rwose ari ibintu nirwa nkubwira. Koko rero kandi iyi couple yarakundanaga bya nyabyo rwose, ku buryo nta n'umwe wajyaga ureba hirya, mbese buri wese yarebaga ku mukunzi we gusa, nta bandi bantu yajyaga abona. Ku munsi wakurikiye rero ho barabyutse mu gitondo, ubwo ni Jackie n'umuvandimwe we kuko barajyanaga nyine
maze umuvandimwe wa Jack akabanza akamugeza ku ishuri akabona kujya ku kazi. Bari rero bari kwihuta bose, maze uyu muvandimwe wa Jack yahise yitaba telefone bamubwira ko nyine afite indi nama agomba kujyamo atari ku kazi ke, ndetse ko rwose amasaha yo kuyijyamo ageze. Nyamara kano kanya yari afite sheke mu ntoki yagombaga kubanza kujya kuverisa kuri banki. Yabonye rero bitashoboka, maze ahita abwira Jack ati rero nari ngiye kujya kuri banki kuverisa iyi sheke, ariko nyine ntabwo bikunze kuko hari indi nama ngomba kujyamo byihutirwa, none ndagira ngo ubimfashemo. Yamuhaye rero n'amafaranga, aramubwira ati noneho uze gutega taxi maze rwose uhita ugenda ubinkorere, kubera ko rero atari yigeze ayandikaho ikigo nyine yari agiye kuverisamo aya mafaranga. Yahise akibwira Jack ati ntuze kwibagirwa iyi organization niyo uri buze kuverisaho aya mafaranga. Amubwira izina ryayo, arimusubiriramo nka gatatu kugira ngo atabyibagirwa. Yaranamubwiye ati ahubwo ndarikoherereza muri message utaza kubyibagirwa, ntabwo sheke nari nayanditseho kuko nakekaga ko ndi buze nyine kubikora ngeze kuri banki nta kibazo. Jack rero yaramubwiye ati nta kibazo. Yasubiye rero mu cyumba agiye nyine gufata isakoshi ngo agende, maze telefone ihita isona. Bahise bamubwira ko rero bafite ikizami kandi nyine gitunguranye uyu munsi, kandi amasaha yo kugikora ari aya ya mu gitondo. Jack yahise ata umutwe, ahita yumva ibintu byose birivanze. Yatekereje ko atagomba guhomba ikizami, kandi n'iyi sheke ya mukuru we nayo bigomba kuveriswa byanze bikunze. Yasubiye mu cyumba maze ahita abwira Ben ati sheri, hanyuma rero ngize ibibazo byinshi, bampamagaye bambwira ko hari ikizami gitunguranye, nyamara mukuru wanjye yarantumye kuri banki. Ndakwinginze mbabarira maze uze kumpa iyi serivisi, uze kungira kuri banki umverisirize aya mafaranga. Nawe ahita amubwira nyine rya zina rya ya organization kuko nawe nta mwanya yari yabonye wo kuryandikaho. Ati ntuze kubyibagirwa. Yararimubwiye nawe arimusubiramo inshuro nyinshi ati nubona waryibagiwe unyoherereze message ndahita ndikwibutsa ugende uyamverisirize, mukuru wanjye arabikeneye cyane, ni ibintu bye nyine byo ku kazi. Naho rero Ben yaramubwiye ati nta kibazo rwose ndabikora sheri, ngese hari ikindi kintu mba ndi gukora koko, iyo serivisi urumva yananira kuyiguha? Jack rero yahise amuha ya mafaranga bari bamuhaye kugira ngo nyine aze kuba ari uyategesha. Ben rero yigomeye kuri telefone ari kwivuganira na wa muntu nyine uba hanze bari gupanga. Jack rero we yahise yiruka ajya ku ishuri. Ben nawe yavuye mu buriri maze aragenda ajya muri dushe, yarakarabye arambara aritunganya, maze araza afata telefone ye. Yateruye rero ya sheke kugira ngo ayijyane kuri banki, ariko nyine yakubiswe n'inkuba akikubita amaso, dore ko nyine yasanze iyi sheke yari iriho miliyoni 5 bagombaga nyine kuverisa. Yararebye asanga aho bari kwandika aho bagiye kuyaverisa nta kintu na kimwe kiriho. Yahise abitekereza mu masegonda nka 30 gusa, yari amaze kwigira inama ko aya mafaranga ahubwo agomba kuyitwarira maze akayatangiza ubuzima. Amafaranga rwose yamubereye ikigusha gikomeye. Mbere atarabona umubare wayo ntacyo byari bimubwiye, nta nubwo rwose yari afite umutima wo kuza kuyatwara, ariko akibona uyu mubare w'aya mafaranga yahise atekereza ko yamubera y'umumaro. Yahise rero yandikaho amazina ye kuri ya sheke, hamwe yari kwandika ya organization. Nuko yasohotse ahangaha maze ahita yasohokana na buri kimwe cyose. Yaragiye rero maze aya mafaranga yaverisa kuri konte ye. Yahise yigendera kandi ntabwo bongeye kumuca iryera. Ku mugoroba rero Jack yaratashye maze ashakisha Ben aramubura. Yaramuhamagaye kuri telefone, yumva telefone ntabwo icamo. Yatangiye rero kugira stress maze atangira rwose kubura aho akwirwa. Yarahagaraga kumva rwose ntabwo amaguru ari gufata hasi. Yibazaga aho uyu mukunzi we yaheze hakamuyobera. Yagumye ahari ko afite stress nyinshi. Mu kanya rero mukuru we yaratashye maze aramubaza ati none se byagenze neza kuri banki? Nta kibazo. Naho Jack ati nta kibazo rwose byagenze neza. Ati none se bakubwiye ngo iki? Naho Jack ati naverishije nyine barambwira ngo nigendere nta kibazo. Umukuru ati impamvu ndi kubikubaza nuko nyine ya organization yampamagaye maze bakambwira ko amafaranga batarayabona. Akibivuga rero Jack yatangiye gutitira mu nda, dore ko noneho yahise atekereza yuko aya mafaranga Ben atigeze nayaverisa. Yakomeje kwibaza ati ubu Ben ari hehe? Gusa nyine yaracecetse maze aryumaho.
Yaragiye rero ajya mu cyumba cye, stress zirakomeza ziramwica, yumvaga rwose atazi ikintu cyo gukora kuko yaramuhamagaraga ntiyitabe, na telefone ntabwo yari ikiri gucamo. Yarebye ahantu hose maze asanga ibintu byose bya Ben nta na kimwe kiri hano kuko byose yari yabijyanye. Yatangiye kwibaza ati Ben ntabwo yankora ibi bintu, Ben ni umwana mwiza kandi ni umuntu wo kwizerwa, ntabwo rero numva ko rwose yankora ibi bintu. Ndibaza ikintu cyamubayeho cyangwa uko byamugendekeye, gusa muri kano kanya nta gisubizo namba yari afite. Bwarakeye rero mu gitondo maze nyine arabyuka aritegura n'ubundi ajya ku ishuri, nubwo umutima utari uhari ntabwo yari atekanye habe na gato. Ku mugoroba rero yaratashye, maze mukuru we noneho aza yarakaye, yaraje ahita amubwira atumva ndashaka kumbwira ahantu wakiriye amafaranga, hambwire kandi gira vuba, nta mikino mfitanye nawe. Naho Jackie atari ko rwose nayashyize aho wari wambwiye, mukuru we turongera kubivuga ndahita ngukuramo amaso. Yari yarakaye bikabije, ati mbwira agira vuba, mbwira ahantu wakiza ayo mafaranga kuko yagiye ku muntu witwa Ben kuri konte ye, mbwira uwo muntu ninde. Naho rero Jackie yahise amubwira ati ni wa musore dukundana. Mukuru we yaramubwiye ati nizere ko ntumvise neza, nizere ko utafashe amafaranga y'abandi ngo uyahereze umusore mukundana, nizere ko ubizi neza ko ari amafaranga nta hantu na hamwe nayakura. Jackie ati hoya rwose ntabwo nyine nabikoze. Yajyaga kwisobanura, mukuru we akaba atangiye kumushyiramo inkiko kubera ko yari yarakaye cyane. Jackie yajya kumubwira uko byagenze, mukuru we ntatuma avuga. Mukuru we atumva ndayashaka byihutirwa aya mafaranga. Jackie ati ntabwo bishoboka ko nayabona kubera ko rwose nanjye ndi kumuhamagara ntanyitabe. Mukuru we rero yahise amubwira ati ndifuza yuko unjyana iwabo maze tukajya kumureba. Baragiye rero bajya kwa mukuru we, nyamara bakigerayo mukuru wa Ben yarababwiye ati muheruka umunsi agenda, ahubwo nari naramubuze, nahamagaye mu nshuti ze zose ndamubura. Bamubwiye rero uko byagenze maze yikorera amaboko, ati ibi rwose narabitekereje, natekereje ukuntu umuhungu wanjye akunda amafaranga n'ukuntu kandi ntayo afite, maze ntekereza ko rwose bagiye kuba umutekamitwe akajya yirirwa atuburira abantu. Mukuru rero wa Jackie yamubwiye ko nyine yifuza ko amusubiza amafaranga ye kubera ko nyine aya mafaranga ari aya kampani kandi nta handi hantu agomba kuyakura, ndetse rwose aramutse atayabonye bamufunga. Uyu rero mukuru wa Ben yarababwiye ati yego rwose nakabaye mbikora, ariko nanone ayo mafaranga ni menshi cyane ntabwo nayabona. Iyi business mureba aha nidutunze n'umuryango wanjye. Ayo mafaranga rero rwose sinzi ko ndamutse nanayigurishije yose ayo mafaranga yavamo, ahari yenda nazagenda nkora maze nkagenda mbishyura make make, ariko ni ukuri muri kano kanya tuvugana ntabwo nabasha kuyabona. Mukuru rero wa Jackie yahise amubwira ati ariko rwose wowe turanakurenganya, nta ruhare wagize muri ibi bintu, dore amakosa yose ni ay'uyu mukobwa. Ubwo agiye ngo agiye gukundana n'uriya musore nari naramumubujije ariko ntabwo yumvaga, none dore birangiye ajyanye amafaranga y'abandi. Ndi kwibaza ukuntu ngiye kwishyura amafaranga ntigeze nanakoresha, nkibaza aho nzayakura, nabyo nkumva ni ikindi kibazo. Barahagurutse rero barataha, ariko nyine mukuru wa Jackie umujinya yari afite wari mwinshi cyane ku buryo yumvaga yafata uyu mukobwa maze akamunegagura. Jackie we yakomezaga kumusaba imbabazi, ati mbabarire rwose ntabwo nabimenye, nuko bampamagaye bambwira ko mfite ikizami cyihutirwa, maze nanjye nkaba ndayamuhaye kugira ngo ajye kuyamverisiriza. Mukuru we ntiyabyumvaga, yumvaga ari kumubeshya, ahubwo yarayamuhaye nyine kugira ngo yigendere. Polisi rero yaraje nyine baje gufata mukuru wa Jackie kubera ko batekerezaga ko aya mafaranga ari we wayanyereje. Mukuru wa Jackie yakibona yabwiye Jackie ati urabona ibintu nkoreye, ku nshuro yanjye ya mbere ngiye gufungwa kubera amakosa yawe, gusa nawe ugomba kugenda maze ukajya kuvuga uko byose byagenze. Baragiye rero, nyamara bamaze iminsi bafunze kubera ko nyine bagombaga kubanza gukora iperereza ngo bamenye uko byagenze. Bageze aho rero barabarekura, ariko nanone umukuru wa Jackie bamwirukanye ku kazi kubera nyine ko bamushinjaga aya mafaranga.
nawe rero kubera umujinya yagize yaraje maze ahita abwira Jackie ati singushaka muri runo rugo, singushaka hano rwose, genda kubera ko ntabwo nakomeza kubana n'umukobwa w'indangare. Urabona ibintu byose unkoreye mu minsi mike, nakubujije abasore ariko wanze kunyumva, none dore ingaruka ni ngewe ziri kugarukaho. Yirukanye rero Jackie, nyamara yanamwirukanye ari mu masaha y'ijoro. Jackie yanze kuva ku rugi, yatekerezaga ahantu agiye akumva ntaho afite. Yamubwiriraga inyuma y'urugi maze akajya amubwira ati rwose muvandimwe wanjye mbabarira, ubu se uranyirukana ndajya he noneho ko bizi yuko ari wowe muntu mfite muri uyu mujyi, urabona ndi bujye he? Naho rero mukuru we ati mbabarira umvire imbere y'umuryango kubera ko naza no kugusukaho amazi utarebye neza. Jackie rero yakomeje kumwingingira inyuma y'urugi, ariko rwose mukuru we yari yafashe umwanzuro udakuka. Yabonye ko rero mukuru we n'ubundi ntacyo ari buhindureho, maze afata inzira aragenda. Nyamara ntabwo yari azi aho ari kwerekeza, yaragiye ijoro ryose. Icyo atari azi rero ntabwo yari azi yuko yari anatwite inda ntoya. Mu kugenda rero n'ibyo bibazo byose yari arimo muri iryo joro, n'ukuntu mukuru we yamusunikaga amukubita ku ntebe amukubita ku bikuta, byatumye yanda ivamo. Yakomeje kugenda rero yuzuye amaraso ku maguru no ku myenda, mbese rwose wabonaga ari umuntu wahuye n'ibibazo bikomeye. Bwamukereyeho rero akigenda, maze bukeye kubera ukuntu yari afite umunaniro ukabije, yaragiye yicara ahantu ngo aruhuke ku muhanda. Ibitotsi rero byari byose, telefone ye yari ayifite mu ntoki. Umusore rero nawe wabibonye ko rwose uyu mukobwa yarindagiye, yahise amusimbukira maze iyi telefone aba arayimwatse. Yarirutse maze Jackie nawe amwiruka inyuma atitaye uko yari ameze. Yarirutse aragenda agera kure. Agarutse yasanze na varize ye nayo bayitwaye. Yahise amera nk'umusazi rero mu nzira, yarasaze neza yikorera amaboko, aratangira arasakuza ararira cyane, mbese yari ameze nk'umusazi burundu. Yakomeje rero kubura icyo gukora, abura icyo gufata, dore ko nta kintu na kimwe kano kanya yari asigaye uko ahagaze uko nguko. Mu masaa sita rero yagiye kubona abona nyine abakobwa bari biyicariye bari kwirira ibyo kurya nyine bari bavuye kugura, bari kurira ku muhanda. Yaragiye rero arabegera maze barababwiye ati mwambabariye mukampa ku byo kurya ko nshonje, kuva ejo rwose nta kintu na kimwe ndashyira mu nda. Baramwitegereje bamureba guhera ku kirenge kugeza ku mutwe, bati umukobwa mwiza nkawe aza kwirirwa atuburira abantu? Ati we rwose ntabwo ndi gutubura, ndavugisha ukuri ni ukuri, ndi umwana mwiza ntabwo njya mbeshya. Bati turabamenyereye abatekamutwe ba hano ku muhanda. Bati rebe wirebe uko usa, urabona ukwiye gusaba ibiryo, wagiye se ukajya kwicuruza ko rwose abagabo wowe banaguha n'amafaranga menshi ukabona ibigutunga, dore wowe rwose uri na mwiza, uwajya gutwara wese yajya kwishyura maze akaguha n'ibyo kurya. Ubwo rero nawe uri aho uririrwa usaba, uzi ukuntu tubona ibyo kurya byatuvunnye. Baramucyuriye nyine bamubwira amagambo mabi yose ashoboka, ariko ntabwo bigeze bamuha n'akantu na gatoya. We rero yakomeje kubinginga kuko yumvaga rwose inzara yamurembeje, nyamara ntacyo byari bibabwiye kuko rwose nta na kimwe bigeze bamufasha. Undi mukobwa rero wari uri rwose hirya cyane, yari umukobwa nawe utifashije, dore ko uyu mukobwa yacuruzaga amazi yo kunywa ariko y'amasukano, kugira ngo nyine akunde nawe abone icyo kurya. Yitegereje uyu mukobwa ukuntu bari kumubwira amagambo mabi, maze yibuka nawe umunsi wa mbere aza ku muhanda uko byamugendekeye. Yumvise rero amugiriye impuhwe, nuko rero yagiye kumutangira aho yari avuye nyine kuri bano bakobwa, maze agahita amubwira atumva ati nitwa Renata, ati rero nagira ngo rwose uze dusangire ibyo nari mfite, nubwo ari bike cyane ariko nibura ntabwo nyine wakomeza kwicwa n'inzara. Yaramujyanye rero maze bajya ku kazu yabagaho, dore ko kari akazu ubona nyine kameze nk'ako bataye ahantu hatameze neza habe na mba. Baragiye rero baricara, maze afata umugati yari yaguze yagombaga kurya, awumanyuramo kabiri, amuha no ku mazi yo kunywa, maze aramubwira ati nakwitegereje maze ndeba ukuntu bari abakobwa bari kugutererana, nibutse nanjye umunsi wa mbere ngera ku muhanda uko byari bimeze, nahise ntekereza ubuzima ufite,
maze nifuza ko dusangira ibyo mfite nubwo rwose atari byinshi. Uyu mukobwa rero Jackie yari ari kurya nk'umuntu umaze imyaka myinshi adakora ku munwa. Yaryanaga ubusambo buteye ubwoba. Wa mugati yahise awurya vuba vuba utanamuniga kandi rwose wakabaye uri kumuniga. Naho rero Renata we yari ari kumwitegereza maze akabona ko rwose uyu mukobwa afite ibibazo byinshi, nyamara atangiye kumuvugisha yahise amubwira atari ko rwose ikigaragara cyo uri umwana wo mu bakire, n'ukuntu uri kuvuga byonyine birumvikana ko utari uwo ku muhanda. Ndi kwibaza ahubwo ibyakubayeho kugira ngo ube uri ku muhanda. Jackie rero yamaze nyine gufata aya mafunguro, noneho yari amaze kuzana akabaraga. Uyu mukobwa rero Renata yaramubajije ati none se ufite aho uri buze kurara? Jackie ati ntaho mfite rwose, ndi kwibaza aho narara iri joro ariko nta na hamwe mfite, banyibye n'ibintu byose nari mfite, ubu nta kintu kimwe nsigaranye. Gusa hari ikiraro nari nabonye natekerezaga ko aricyo nza kuryamamo. Renata yaramubwiye ati uramenye rwose ntutushe, hariya mu biraro ntabwo haba ari ahantu hizewe, habamo abasore b'abagizi ba nabi ku buryo nyine bashobora kuguhemukira, bagufata ku ngufu rwose bakaguhohotera. Uramenye rero ntubitekereze. Jackie ati none se ubu ndabigenza nte? Renata yaramubwiye ati rero nanjye sinzi icyo nagufasha, gusa njyewe mba hano ariko haruta nyine kuba mu kiraro. Naho yego ntabwo ari ahantu hari umutekano ariko nibura umuntu arahaturiza. Ubwo rero niba wumva waharara nta kibazo rwose uze kuharara. Jackie rero yaramubwiye ati urakoze cyane rwose ndaza kuharara. Renata rero yamuhaye amazi maze aramubwira ati genda ukarabe witunganye ufure n'iyo myenda wambaye kuko rwose ndabona nyine usa nabi cyane. Jackie yaragiye arakaraba aritunganya maze Renata amuha ku myenda ye arambara. Uyu mukobwa ntabwo yari umukire ariko nibura we rwose yari afite umutima mwiza. Jackie rero yaragarutse maze nyine baricara. Uyu Renata rero yaramubajije ati hanyuma se urumva uri gutekereza ko wakora iki? Naho Jackie ati ntabwo mbizi, nanjye ndi kubitekerezaho, gusa ndi gutekereza ko nashaka akazi. Renata ati none se wakora akahe kazi? Njyewe nyine ncuruza amazi ariko kandi mbona icyo kurya. Nawe rero ntutekereze yuko ejo ntazagusiga aha ngaha, ntabwo byashoboka kubera ko nyine ntabwo nabasha kubona amafunguro ari budutunge twembi. Ugomba gushaka amafunguro nawe ku giti cyawe, nanjye ngashaka amafunguro kubera yuko nyine gukora njyenyine ntabwo byashoboka. Jackie rero yaramubwiye ati urumva nta gitekerezo mfite kandi nta faranga na rimwe mfite, none se ubwo nabigenza gute? Natangiza iki? Renata ati nyine ndaza kukwereka umuntu uri buze kuguha amazi yo gucuruza, hanyuma rero uragenda uyacuruze, nusoza kuyacuruza uramushyira amafaranga ye, ubundi nyine usigarane inyungu. Ni uko nguko dukora, gusa nyine bigusaba kurema icyizere kugira ngo bakwizere babe bazajya bagukopa. Jackie rero yaramubwiye ati simfite icyo kukwitura ariko Imana yonyine izakumpembere. Urakoze cyane kuko ibyo wankoreye, wakoze kunyakira, wakoze kumfungurira, none urakoze no ku gitekerezo cyiza cy'ubuzima umpaye, wakoze kumfasha kandi utanzi. Naho Renata ati yego rwose nagufashije kuko nanjye hari igihe nigeze kuba nkeneye ubufasha meze nk'uko umeze uyu munsi. Ntabwo rero nabyibagirwa ukuntu nari mpangayitse. Nanjye iyo mbonye umuntu ukeneye umufasha hari icyo namufasha rwose mba numva ngomba kugikora. Renata rero yaramubwiye ati gusa nyine muri iyi nzu uraza kwihangana kubera ko imibu nibo baturanyi bacu, uraza kumva nyine ko irara ivuga ijoro ryose, urihangana nta kundi. Jackie ati icyangombwa ni uko nza kuba ndyamye mu nzu kubera ko nari kuza kuba ndyamye hanze, ndakeka aribwo nari kuribwa na myinshi. Bararyamye rero maze buracya mu gitondo. Jackie yatinze kubyuka dore ko yarananiwe cyane. Renata rero yaragera mukangura atumva byuka vuba tujye gushaka amafaranga. Baragiye rero maze nyine bajya aho bagombaga gufata amazi. Jackie yiriwe acuruza
amazi ari kugenda acuruza ahantu hose, amazi yarayamaze maze rwose abonamo n'akanyungu. Ku mugoroba rero batashye bari bazanye n'ubundi ibyo kurya, bari bafite amabiswi noneho baguze n'amafanta bari kuyanywesha. Bicaye rero bari gufata nyine aya mafunguro yabo, bari bari kuganira uko byagenze, maze Jackie ahita abwira Renata ati rero abantu bakomeje kumbaza n'amazi nyine ari mu ducupa. Naho rero Renata ati umva, amazi yo mu ducupa araremera ku buryo bisaba imbaraga nyinshi cyane, ndakubwiza ukuri rwose waturika umugongo. Naho rero Jackie ati ngewe ukuntu bayambajije nabonye ndamutse mbivanze aribwo nabona amafaranga. Erega buriya nyine kubera ukuntu tukiri batoya tugomba gukora cyane, ngewe rwose nditeguye, nta kibazo nzabyikorera byose, ngomba gukora uko nshoboye kugira ngo nawe ngufashe, kubera ko waranyakiriye wangiriye neza, nanjye rero ngomba kugira ku buryo hari ikintu ninjiza. Renata rero yaramubwiye ati nakunze ukuntu uba ufite umuhate, gusa nyine nta kibazo rwose, nzakwereka n'uzaguha amazi yo mu ducupa, nawe nyine uzajya ucuruza ubundi umushyira amafaranga ushoje. Gusa nawe uba ufite umuhate cyane kandi ni ukuri ni byiza rwose. Jackie rero yahise amubwira ati ahubwo se ndi kwibaza impamvu tutiguriye n'umugati. Naho rero Renata ati ukarya umugati na biswi se? Ati kujya muri tuwarete wari kuzabanza ugasaba ubufasha wariye ibyo byombi. Barasetse rero bari no gutera story, maze Renata ahita yongera abaza Jackie ati ariko nyine cyagiye natangiye kukubaza mbona urinaniriwe, ko nabibonye ko ushobora kubura umwana wo mu bakire, byagenze bite kugira ngo wisange kuri uyu muhanda? Jackie rero yaramubwiye ati ibyo wabonye niko bimeze, nubwo nyine tutari abakire cyane ariko nturuka muri famiye yifashije rwose. Mukuru wanjye ni umukobwa wirwanyeho, afite amafaranga, afite akazi keza, nari mbayeho neza, ibintu byose byari bimeze neza. Gusa rero ibintu byaje guhinduka ubwo umukunzi wanjye yaje gutwara amafaranga ye maze bakamfunga, ndetse mukuru wanjye agahita anyirukana mu rugo. Yaranyirukanye ku buryo yansibye izina ryanjye, ubu nkeka ko rwose atanakinyibuka. Renata ati none se uwo mukunzi wawe ubwo byari bimeze biti? Jackie ati naramukundaga cyane ndetse naramwizeraga, nabonaga adashobora kumpemukira, ariko ibintu yankoreye byatumye nta muntu w'igitsina gabo nzongera kwizera habe na gatoya. Renata ati ahubwo se umunsi uza ko ngenda nabonaga umeze nk'umuntu nyine bafashe ku ngufu, kuko nabonaga wuzuye amaraso, natekerezaga ko ahari bashobora kuba bagufashe ku ngufu. Jackie ati hoya, ntabwo bari bamfashe ku ngufu, ahubwo nyine uwo mukunzi wanjye yari yarananteye inda, gusa ntabwo nari nabimenye. Uriya munsi rero iriya nda yavuyemo, niyo mpamvu nyine wambonye meze kuriya. Uyu rero Renata yihanganishije Jackie, aramubwira ati komera, ndakumva rwose ibintu byose wanyuzemo, ariko ihangane, gusa wowe nyine ikintu ugomba gukora ni ugukora cyane ukareba ko wabasha kubona ubuzima. Jackie rero yaramubwiye ati ikintu kimbabaje ni uko nyine ncikirije n'amashuri, ubu ntabwo nzabasha gusubira kuri kaminuza, byose bihagarariye aha. Naho Renata ati icyangombwa ni uko uzabona ubuzima, wowe nyine kora utikoresheje, ibindi byose Imana izagenda ibigupangira. Humura kandi ntukihebe, ibintu byose bibaho kubera impamvu, ntutekereze ko ibi byose byakubayeho bitunguranye, buriya byose Imana iba yarabigennye, kandi tegereza, buriya impamvu rwose Imana irayifite kandi nawe uzaba uyibona. Hari n'igihe ubona impamvu ugasanga yari nziza, iyo bitaza kuba hari ntabwo ibyiza wabonye uba warabibonye. Jackie rero yaramubwiye ati urakoze kundema agatima rwose, kunsubizamo intege. Jackie rero yahise amubaza ati hanyuma se wowe nyine waje kwisanga ku muhanda gute? Naho Renata yarabanje abitekerezaho, maze rwose ubona arijimye mu maso. Yaramubwiye ati rero ibyanjye rwose ni birebire, kera nari mbayeho neza mbana na mama wanjye na papa wanjye. Papa wanjye rero yaje gupfa mfite imyaka 3, nyuma y'imyaka 2 rero
ubuzima mama bwaramunaniye maze yishakira undi mugabo. Nyamara ntabwo byatinze kubera ko nyuma y'imyaka 5 mama wanjye yaje gupfa maze nsigarana n'uwo mugabo. Maze rero kugira imyaka 9 nari ntangiye kuzana utubere. Wa mugabo rero yatangiye kujya andeba maze akaza akankorakoraho. Namusabaga imbabazi ntabyumve ndetse nkagerageza no kumwita papa kenshi kugira ngo yumve rwose ko ari papa wanjye maze andeke ndetse yumve ko ndi n'umwana. Ariko ibyo byose ntacyo byamubwiraga. Yakomeje kugenda ankorera ibyo bintu biza kugira naho atangira kujya mfata ku ngufu. Naragiye rero ndiheba maze rwose rimwe nshaka no kwiyahura, ariko nanone sinapfa. Nabyo yarabibonye ntibyagira icyo bimukoraho, akomeza kunkora ibyo yankoraga. Byageze aho rero nza kumutoroka njya ku muhanda. Natekerezaga ko niyo nagenda simbona ubuzima, ariko rwose byaba biruta kure kuba mbona uwo mugabo mu maso yanjye, kubera ko yari yaransesemye. Naramurebaga nkamubonamo igisimba. Numvaga ntifuza kubona isura y'ukundi. N'ubu urabivuze nibutse isura ye numva sinzi ukuntu mbaye. Nuko rero naje nibona ku muhanda. Ubuzima bwarabanje buragorana, ariko ubu ngubu ndashima Imana ko ndiho. Yego se ndiho neza cyane, ariko nanone ndarya nkaryama, ndiho ndahumeka, kandi nanone ntabwo mfite ibibazo nk'ibyo nari mfite icyo gihe. Jackie rero yaramubwiye ati komera rwose ndumva bitoroshye. Ati natekerezaga ko ari njye muntu ufite ibibazo bikomeye mu buzima. Natekerezaga ko ari njye muntu wagowe, ari njye muntu ubabaje. Nyamara umbwiye ibyawe nsanga ibyanjye rwose ni agatonyanga mu nyanja. Komera cyane rwose, burya hejuru y'ibibazo haba hari ibindi bibazo. Mpese menya yuko iyo umuntu ari kumva ko ababaye si we ubabaye kurusha abandi, hari abandi baba bahangayitse kumurenza. Renata rero yahise amubwira ati reka iyo suje tuyihorere, ahubwo nyine twivugira ibya bizinesi. Ngaho mbwira rero ukuntu ejo uzikorera amazi yo mu ducupa n'ukuntu aremera. Ni akazi kawe rwose ninsanga waturitse umugongo wicaye mu muhanda. Jack ati oya nta kintu nzaba, ndakomeye kandi ndacyari muto, ngomba gukora ahubwo ngifite imbaraga zose. Bwarakeye rero Renata ajya kwereka Jackie ahantu yagombaga gukura y'amazi. Yarayavangavanze noneho yose, maze umuntu wese washakaga amazi ntabwo yamucagaho kuko yose yarayafite. Mu kanya gato rero yagiye kubonabona imodoka nziza iri guhita, maze atangira kuvuga ati mfite amazi meza ameze neza cyane. Imodoka rero yarahagaze dore ko wari urimo yifuzaga kwigurira amazi. Nyamara afunguye ikirahure Jackie yahise abona ari mukuru we. Mukuru we akibona ari Jackie yahise yimyoza maze atayongera yifungira ibirahure bye arigendera. Jackie yirutse inyuma y'imodoka amubwira ati mbabarira rwose uhagarare mukuru wanjye. Ariko mukuru we ntiyashakaga no kumurebera ihumye, yari yaramurakariye birenze ibikenewe. Jackie rero yahise yumva acitse intege dore ko noneho yacuruje. Yacitse intege yababaye. Ku mugoroba rero batashye Renata yaramubajije ati ko ndeba wahindutse, wabaye iki? Jack ati ntabwo wakumva ibintu byambayeho, tekereza ko nahuye n'umukuru wanjye, ariko yaranyanze ku buryo atifuje no kunsuhuza, atifuje no kumvugisha ngo anumve ukuntu meze. Mukuru wanjye yaranyanze birenze ibikenewe, sinzi ikintu nzakora kugira ngo ambabarire. Renata rero yaramubwiye ati hangane nyine, ahari hari igihe kizagera nawe nyine akumva akugiriye impuhwe maze akakubabarira. Bakomeje rero kwicururiza, ibyo byose nyine baragenda barabyibagirwa. Gusa hashize iminsi 2 n'ubundi umutima waranze kwa Jackie, maze afata umwanzuro wo kujya nyine mu rugo bakajya kureba mukuru we. Yaragiye ahagarara ku gipangu. Mukuru we rero yarasohotse agiye ku kazi. Akimukubita amaso yahise amubwira tumva nizere ko rwose ari inzozi mbi ndose, nizere ko atari wowe uri hano. Niba ari wowe kandi nkubure. Jack ati wambabariye rwose ko wabibonye ko ndi mu buzima bubi, dore nawe hashize igihe kinini cyane ntiga, none kandi reba nawe ubu ngubu rwose ncuruza amazi warabyiboneye. Nyamara rero umukuru we yaramubwiye ati ibyo byose ntibindeba, ibyo byose wari kubitekereza mbere yuko untangira amafaranga. Genda ava hano. Nta mpuhwe na nkeya rero yaramufitiye, yaramwirukanye maze Jackie agenda yihebye. Gusa nyine yagiye afashe umwanzuro ko atazongera gutekereza ukundi kuri mukuru we, ahubwo agiye gushaka amafaranga uko byagenda kose. We rero na Renata bakomeje gukora
umwaka waragiye urashira, amezi aragenda yiyongera kuri uyu mwaka bari gukora kandi rwose bakora cyane, dore ko nyine bari abakobwa b'abanyembaraga. Umunsi umwe rero baricaye maze batangira kwerekana nyine amafaranga buri wese yagiye asevinga ku ruhande. Renata yeretse Jackie amafaranga yari yarabitse, yamweretse ibihumbi 15. Naho rero Jackie yahise amubwira ati dore nanjye ayo mfite. Renata yabonye ari menshi ati none se ayo nangahe? Jackie ati ni ibihumbi 45. Renata ati ayo mafaranga yose wabashije kuyabika gute? Jackie ati none se ntabwo uzi ukuntu nyine nakoraga cyane ngacuruza amazi y'ubwoko bwose, nabashije kuyabika kubera ko numvaga nanjye nifuza ko nzagufasha tukagira aho tuva tukagira aho tugera. Hanyuma rero nkibona aya mafaranga dufite ndumva tudakwiriye gusubira mu muhanda gucuruza amazi, dore yuko umuntu aba afite na risike yuko n'imodoka ishobora kumugonga. Ndifuza ko noneho twatekereza ku kandi gashinga twakora n'ibindi bintu twacuruza, ariko noneho turi ahantu hamwe. Renata yarishimye cyane maze atangira kumubwira nyine ibintu bazacuruza. Jackie yaramubwiye ati ariko ntabwo tugomba guhera ku bintu bihenze, dore dufite amafaranga makeya, ariko twatekereza nko ku tubiswi, tugatekereza ku biraha, tugatekereza ku migati, noneho tukaba twatekereza nyine no ku dufanta tworoheje, ndetse no ku mazi, ariya mazi twacuruzaga noneho tukayacururiza ahantu nyine tugakora ikintu kimeze nk'iki-etajeri ahantu ku muhanda, maze ibyo bintu byose tukabishyiramo, ubundi nyine tugatangira tugacuruza. Ndakeka kandi noneho tuzajya tubona inyungu irenze ku yo twagiraga. Renata rero yaramushimiye ati urakoze, ni ukuri urakoze rwose kumpa igitekerezo, ubundi ni wowe wanjye, wagira ngo ni wowe nari ntegereje kugira ngo nzave muri buno bukene nari mfite. Urabona amafaranga yose dufite. Jackie rero yarasetse maze aramubwira ati ahubwo se twari twaba abakire, turaje dukore buhoro buhoro, tuzagenda dutera imbere ndabizi, kandi tuzabona amafaranga menshi. Batangiye rero gucuruza bya bintu nyine byabo bari bapanze bagomba gucuruza, ibintu bimeze nk'akabutike ariko kari ahantu ku nzira. Nyamara umunsi ku munsi bagendaga barushaho kunguka, noneho bakabona amafaranga bavuye muri ka kazu babagamo, maze bakodesha akandi kazu nibura gakingika kameze neza nyine. Batangiye no kujya bigurira imyenda noneho bakambara nyine nk'abakobwa. Imyaka 2 rero yaragiye irashira batangiye gukora izi bizinesi, gusa noneho bari bamaze gutera imbere rwose, nubwo nyine bitari ibintu birenze, ariko byari ibintu byabagaburira bikanabambika. Umunsi umwe rero Jackie yari yagiye kurangura maze araza asanga Renata noneho ari gucuruza. Yahise amubwira tumva ibintu rero byarahenze, ni ukuzajya nyine ucuruza neza utibeshya kugira ngo tutazahomba. Renata yaramubwiye ati cyane rwose. Jackie yaramubwiye ati ndumva nshaka amazi yo kunywa. Renata ati nkuzanira ayo mu gacupa. Jackie ati ngo ngwiki? Aturaza kuyishyura se? Aturagira ngo twihombye? Ati oya mpa yandi y'amasukano niyo ndi bunywe. Yaramuhaye amazi rero aranywa, maze Renata ahita amubwira ati hari abantu bari baje kugushaka hano, ariko nababwiye ko nyine batagutegereza ngo bazagaruke. Jackie umutima wamuvuyemo ati ntumbwire ko kandi ari nyir'inzu waruje kutwishyuza. Naho rero Renata ati hoya ntabwo ari nyir'inzu, gusa nabonaga nyine ari abantu basobanutse kandi nyine abantu ubona bafite umutima mwiza, banavugaga batuje. Ahari yenda nyine ejo bazagaruka uzababona. Jackie ati reka dutegereze, ubwo nyine ejo nzababona nibagaruka. Bwarakeye rero maze basubira gucuruza. Bari gucuruza rero bagiye kubona babona umugabo nyine wambaye kositime araje, yari ari kumwe n'undi muntu ufite kamera uri kujya rwose abafotora. Renata rero yabwiye Jackie ko abo bantu nyine aribo bari baje kumushaka ejo. Jackie yarabarebye abona ntabazi, ati mwese muri bande ko mbona ntabazi? Nabo nyine bati twagushakaga, twifuzaga kukuvugisha, atari ko mukureho kamera kuko rwose ntabwo nshaka yuko mumfata amafoto, ibi ni ukumbangamira no kubangamira uburenganzira bwanjye. Wa mugabo rero wari wambaye kositime yagiye ku ruhande maze ahita ahamagara. Yahise rero ahamagara nyine Beni yari ari mu modoka
imodoka nziza cyane ihenze hano ku ruhande ariho yaparitse. Yahise amuhamagara tubuwaza. Ben yafunguye imodoka maze Jackie akimubona asohotsemo yahise ahaguruka nk'uwamize amababa maze afata ibintu byose atangira kubimutera ati wowe ndakwica, n'ubundi nta kintu na kimwe umaze, ndakwica ibibazo byose wanshyizemo, uzi ibintu byose wankoreye, urabona ukuntu atwara amafaranga ya mukuru wanjye bakamwirukana ku kazi maze bakamfunga, uzi kugira ngo banyirukane ubu mbe maze umwaka wose ntagera ku ishuri, nakomaze kuba imyaka 2. Ikindi kandi nari ntwite inda yanjye ivamo, tekereza kugira ngo mbe nirirwa ncuruza amazi ku muhanda, njyewe Jackie, ubuzima bwose wanshyizemo ndakwica, ntabwo uri bunkire. Ibibazo byose yanyuzemo yabimubwiye mu gihe cy'umunota umwe gusa kubera umujinya yari afite. Naho rero Ben yarahagaze yumiwe, ari kujya nyine yereka sinye uyu mukobwa ko ari kumusaba imbabazi afatanya ibiganza nko kumubwira ati mbabarira. Nyamara Jackie yari ameze nk'uwasaza neza. Renata we rero yagerageje gufata Jackie kugira ngo nyine ye gukomeza gusara ari kumuturisha. Naho rero Ben yahise atangira kumubwira ati mbabarira rwose ndakwinginze, ntabwo nigeze ntekereza yuko ariya mafaranga natwaye azateza ibibazo nk'ibyo yateje, sinigeze mbitekereza, numvaga kubera ko ari mukuru wawe nta kintu azagutwara, ntabwo rwose nari nzi ko ibyo byose bizaba, ndakwinginze mbabarira rwose narikunze, nirebyeho nta wundi muntu ahari natekereje, ndakwinginze mbabarira. Naho rero Jackie ati ntabwo nshobora kukubabarira, ibintu wankoreye sinabyibagirwa, warampemukiye, narakwizeye ndagukunda ngo urukundo rwanjye rwose wowe rero icyo wanyishyuye ni ibi ngibi nyine, ni ukumpemukira ukuntu numvaga nkwizeye. Ben rero we yumvaga rwose byamurenze, yakomeze gusaba imbabazi uyu mukobwa ati ni ukuri nanjye rwose ntabwo yari njyewe, ariko nanone iyo ataza kuba wowe, iyo tutaza kumenyana, ntabwo uyu munsi mba ndi Ben ndiwe nonaha, ntabwo mba ngeze aho ngeze. Gusa nyine ndakwinginze rwose mbabarira, unyumva umbabarire. Jackie yaramubwiye ati urashaka imbabazi? Ben ati yego. Jackie yaramubwiye ati niba ushaka imbabazi uzagenda usaba imbabazi mukuru wanjye, nakubabarira nanjye nzakubabarira, natakubabarira rero ntuzangaruke imbere, sinkeneye kukubona. Yari yarakaye cyane, gusa nanone ariko musobanurira nyine ko rwose nawe yabonaga nta cyerekezo cy'ubuzima afite, nta tangiriro ry'ubuzima afite, ko akibona kubona rero ariya mafaranga yatekereje ko rwose yamubera igishoro maze akayaheraho yubaka ubuzima, kandi yamubwiraga yuko aya mafaranga atigeze yapfusha ubusa kuko yayubakishije ubuzima, kandi ubu rwose akaba afite aho ageze. Ariko nyine ntabwo Jackie yari abyitayeho, gusa yari yatuje ari kumva Ben nyine ibyo yamusobanuriraga, dore ko Renata nawe yari yamufashe amaboko kugira ngo ye gukomeza gusaragurika. Jackie rero yahise yinjira mu nzu maze aramubwira ati genda uzabanza usaba imbabazi mukuru wanjye, natakubabarirwa ntuzangaruke imbere. Akimara kwinjira rero Renata yahise ababwira ati nimugende, yabirukanye. Naho rero Ben yahise yegera Renata maze amuhereza ikiganza atumva, ndakwinginze uze kumuganiriza, ugerageze kumucururutsa rwose, ntabwo ndi umuntu mubi kuri we, ndamukunda cyane, ndetse n'igihe nari ndi kure nta munsi n'umwe ntigeze mutekereza, nta munsi n'umwe nigeze ndeka kumukunda, kubera ko Jackie ni urukundo rw'ubuzima bwanjye, nari mukumbuye ku buryo udashobora kubyumva, ndakwinginze rwose umumfashe. Renata we rero yari yatangiye kugira emosiyo, dore ko yabonaga ko uyu musore ibintu ari kuvuga ari kubivuga atuje, ndetse ari kubivuga bimuvuye ku mutima. Yamwemereye rero ko ari bumufashe maze akaganiriza Jackie. Renata rero yaragiye nyine ku mugoroba yigisha Jackie, aramubwira ati uriya musore n'umwana mwiza cyane, tekereza ko nyine yemeye kugaruka kukureba, ibyo ari byo byose impamvu yagarutse ni ukubera ko agukunda, kandi wabyumvise ko yakubwiye ko yagerageje kugushaka igihe kinini kugira ngo akubone byamugoye cyane, dore ko nyine ntabwo atari yaragize ngo agushakishe kuko yifuzaga kukubona imbone nkubone maze akagusaba imbabazi. Wabibonye nawe ko akijije make cyane, yagusabye imbabazi kandi yakubwiye ko agukunda. Nyamara ntabwo buriya biba henshi ko umusore yagenda akibonera amafaranga akamera neza nka kuriya ameze maze akagaruka gushaka umukobwa yasize.
aragukunda cyane rwose, muha amahirwe ya kabiri maze umwemerere uzamuherekeze mujye gusaba imbabazi umuvandimwe wawe. Jackie rero yarabyumvise maze nyine umunsi wakurikiye yajyanye na Ben bajya gusaba imbabazi umuvandimwe wa Jackie. Bakigerayo rero yari yabanje nyine kubaca amazi kubera ko yari abarakariye. Ben yatangiye amubwira ati mbabarire, ntabwo nigeze ntekereza ko ibintu nakoze bizagira rwose izi ngaruka, gusa mumbabarire ku byabaye byose, nagize kwikunda no kwitekerezaho. Naho rero mukuru wa Jackie ati hanyuma se urumva imbabazi zawe ziri bungarurire akazi? Uzi ibintu byose natakaje icyizere, ndetse rwose baranyirukanye ku kazi, nishyuye amafaranga ntigeze nkoresha, nabayeho nabi kubera nyine gutakaza akazi kanjye kampembaga neza nkajya gukora akazi ka make. Umbabarire rwose, ndumva ibyo bintu ntashaka kubyumva. Naho rero Ben nyine yakomeje kumwinginga, akomeza kumusobanurira, maze bigeze aho ngaho arabyumva, aramubwira ati nta kibazo, ndakubabariye rwose, gusa ntabwo nigeze menya yuko umuvandimwe wanjye nta ruhare yabigizemo, natekereje ko yayaguhaye. Yahise rero afata mu kiganza Jackie maze aramubwira ati Jackie, umbabarire ni ukuri murumuna wanjye, umbabarire ku bibazo byose natumye unyuramo, sinigeze menya ko utabigizemo uruhare, natekereje ko yamuhaye nyine ku bushake bwawe. Jackie ati ahubwo nanjye umbabarire kubw'ibyo natumye unyuramo byose. Ben rero yahise akura mu mufuka maze akuramo sheke ebyiri, imwe rero yari iriho $15,000, yayihereje mukuru wa Jackie maze aramubwira ati aya ni amafaranga yawe, ni $5,000 zawe natwaye, ndetse n'izindi $10,000 z'inyungu, ubwo nyine tubare ko zari kuba zungutse izo 10. Mukuru wa Jackie akiyabona yarayarebye maze afata ya sheke atangira kuyihungirisha, yumvaga ibintu biri kumurenga, ati ntabwo bishoboka, aya mafaranga yose se? Yahise amuhereza indi sheke ati iyi ngiyi rero yo iriho $10,000, nazo nyine uzafataho 5, izindi 5 uzazihe Jackie, dore nawe rwose ntako atagize, yankoreye ibintu byinshi ku buryo ntashobora kubyibagirwa. Ubwo nyine uzayamuhaza yakoresha icyo ashaka. Bose rero ibyishimo byarabarenze, ntabwo bari bazi ko uyu musore noneho yabonye amafaranga ku buryo nyine yabasha gukemura ibibazo gutya. Mukuru wa Jackie yahise amubwira ati shimira umukunzi wawe, genda nyine umwegere umushimire kandi unamubabarire. Jackie rero yahise yicara iruhande rwa Ben, maze Ben aramubwira ati umbabarire ku byabaye, gusa nyine icyo nzi cyo ni kimwe, ni uko ngukunda. Mukuru wa Jackie we yari yasaze kubera ibyishimo byari byamurenze, yumvaga nyine atazi niba ari kurota cyangwa ari ibya nyabyo. Yahise abwira Ben ati reka nze rero nkuzanira icyo kunywa, dore sinigeze nkwakira kandi uri umushyitsi wanjye. Ben ati nta kibazo rwose, ntabwo ari ngombwa kunyakira kuko nanjye ndi umwe muri iyi famiye. Noneho bari bamwishimiye nyine bose. Uyu munsi rero kandi Jackie ntabwo yongeye gusubira hahandi nyine yabaga, yahise aguma kwa mukuru we kuko yari yamubabariye. Yahamagaye rero Renata aramubwira ati nawe rwose wiyizire, amafaranga ubu nayabonye, nzagushingira business iyo ari yo yose ushaka kubera ko wangiriye neza. Ubwo rero ngwino nawe wibere mu buzima bwiza wiruhukire, mva muri utwo tuzu twajyaga tuba turi kubyiganiramo. Renata rero nawe yaraje maze aba ari kubana na Jackie kwa mukuru we. Ben rero kandi yafashe umwanya maze ajya kureba mukuru we. Yaragiye, akigerayo ahita yakirwa n'umugore wa mukuru we wari unatwite. Gusa nyine ajya kugenda uyu mugore wa mukuru we yasize ari fiancé we. Uyu mugore rero wa mukuru we yahise asuhuza Ben cyane ati twari twarakubuze, wari umeze neza? Ben ati yego meze neza. Ati mukuru wanjye ari he? Akibivuga rero mukuru we yaraje, agikubita amaso Ben yaramuhobereye yanga kumurekura. Ati najyaga ntekereza ko rwose utakiriho, gusa Imana ishimwe kuriho kandi umeze neza. Ati none se ko ndeba nyine wabaye neza cyane, wagira ngo uri umusore w'umukire, byagenze bite? Ben ati niko bimeze rwose, inzozi zanjye narazikabije,
ubu ngubu amafaranga ndi nayo, noneho nta kibazo na kimwe mfite, ahubwo uze kumbwira ibibazo byose wumva ufite ndabikemura byose ku murongo. Ubu ntabwo nkiri wa Beni wa wundi wirirwaga apfundikanya, ubu rwose ibintu byose byagenze neza. Yaricaye rero ababwira amakuru yose uko yagenze, ndetse anababwira impamvu atigeze agerageza kubahamagara mbere, ko yifuzaga kuzaza maze bakavugana amaso ku maso. Baramwishimiye rero maze baraserebura ko famiye yabo yari yongeye kuzura. Yabwiye rero mukuru we kandi ko afite nyine umukunzi ndetse yifuza ko azamuherekeza maze akajya kumusaba ko yamubera umugore. Mukuru we rero ndetse n'umugore we baramuherekeje nyine, maze baragenda bajya kwa mukuru wa Jackie. Baricaye nk'abashyitsi basanzwe, maze mukuru wa Jackie atangira kubakira. Mu kanya gato rero Beni nyine yatangiye kuvuga ijambo, maze abwira nyine mukuru wa Jackie ati uyu munsi rero naherekejwe n'umuryango wanjye, kuko nyine nari mfite ijambo rikomeye nifuzaga kuvuga. Ndabizi ko uhagaze mu cyimbo cy'ababyeyi banyu, hanyuma rero narinje kugusaba Jackie kugira ngo azambere umugore. Umukuru wa Jackie yarishimye cyane biramurenga, maze ahita abwira Jackie ati nahaweho gutanga igisubizo. Jackie rero ataragira icyo avuga, Beni yahise akura impeta mu mufuka maze ashyira ivi hasi buhoro. Yabwiye Jackie ati Jackie, ndagukunda cyane kandi nyine ndifuza yuko ubuzima nshigaje twabubanamo. Ndifuza ko ari wowe wazaba mama w'abana banjye. Ndakwifuza iruhande rwanjye muri byose. Urabizi ni isezerano nagusezeraniye. Ndashaka rero yuko wangira umugabo wishimye maze ukemera kumbera umugore. Jackie rero nawe byari byamurenze, maze amuhereza ikiganza atuje ati ndabyemeye rwose, nanjye ni we musore wenyine nigeze gukunda. Hanyuma rero ni nawe nshaka ko uzambera umugabo. Barahagurutse rero maze barahoberana. Ba famiye yabo rero babakomeye mu mashyi maze bababwira yuko babashyigikiye ndetse rwose baba ari inyuma muri byose. Ibyishimo rero byari byose, bahise batangira nyine guserebura, dore ko bose bari banezerewe. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.